Inshuti zanjye ndabasuhuje aho muherereye hirya no hino mu mpande z'isi, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese bikomeze kubana namwe mwese. Uyu munsi nifuje ko tujyana mu gikoni nkabereka uburyo njya nkora ibyo kurya bya mu gitondo. Ibyo nkoresha ntabwo ari ngombwa ngo abe ari byo nawe uba wakoresha, ushobora gukoresha ibyo wabasha kubona bitewe n'aho uri. Tugiye gukorana ariko twumva n'akaririmbo. Ndajya mbereka buri kimwe, ndagerageza no kwandika hejuru amazina yabyo. Nahawe umurimo mu ruzabibu rwa Data, ndi umwana ukora iwabo. Niyo mpamvu mirimbana, ihanganira no kubabazwa. Simfite uwo nsiganya, nkora nk'uwikorera. Naza nshuro ijana zavuzwe, zingeraho zitinze cyane. Ziza nk'igitonyanga ku rurimi rw'uguyumba, sizo ngororano n'ubundi n'impamba y'umugenzi gusa. Ziza nk'igitonyanga ku rurimi rw'uguyumba, kuko sizo ngororano n'ubundi n'impamba y'umugenzi gusa. Ibyo Kristo yampatiye nibyo bihembo byanjye. Ibyo ngibyo ni bibi naha, zabisanga iwacu muri gakondo. Iwacu muri gakondo. Sogokuruza Aburahamu, Isaka na Yakobo, Dawidi na Yonatani, Yeremiya na Yesaya, Matayo na Mariko, Yohana, Petero na Paulo. Bene wacu bose twabuze baradutegereje. Isi bona twenda gupfa, nyamara nitwe turiho. Hirya y'ingano n'amanu wahishe umunsi wacu. Ibyo Kristo yampatiye nibyo bihembo byanjye. Ibyo ngibyo ni bibi naha, zabisanga iwacu